Donc iyi separation y'ibice bibiri y'abantu baba conservateur bagati itoro ryacu rya kera urabona ko nahantu bakoreye aya madecoration yagezweho basanga abantu bababyirinze baracyanyujije ya mikenyero yabo ya kera udusatsi tw'utu naturel donc baracyabitse wa mwimerere ariko reka mbabwire ko yaba aba badeperi baba conservateur n'aba new generation bashya bashaka impinduka mwese umuntu utakijijwe ntazabona Imana. Kubera izihe mpamvu ndabibabwira iki? Iri dini nakubwiye ngo narikuriyemo ndarizi naribayemo ku ishuri aho nigaga aho mvuka hano Igicumbi rwose mugende mu Gahondo kugira ngo mwumve imbaraga zabyo ahantu urusengero rwa ADEPR Gahondo rwubatse. Iyi sambu ni mukecuru wacu wayitanze kugira ngo mwumve imbaraga ndarizi ariko yaba baba conservateur bagishikamye ku tuntu twabo bavuga ati twebwe bana hamwe na bwere bw'itoro bwacu tuzaguma guke tuzagumana umwimerere. Ibi mwita umuriro wa Pentecote si wo muriro wa Pentecote conservateur. Donc ba bantu bashaka kubakira ibintu byabo kuri wa mwimerere washize aribo bayobowe n'uyu usabwa Imana Samuel. None hakaba n'aba new generation cyangwa se abantu bashya bari mwivugurura bayobowe na Reverend Pasteur Ndayizeye Isayi n'abandi bamwungirije bawambaje bari kaminga bari kujyana n'ibigezweho. Urabona nk'uwambaje kuna bababwiriza na donc bari muri nouveau ari naho mu ndahiro numvishije bari kubarahiza bari kubabwira ngo witeguye kuzakora umurimo w'Imana unamagana inyigisho zinzaduka zakwaduka mu itorero. Kakanu mukanote ubonye nyine nagiye kumva ikiganiro ndacyumva neza. Ese iyo bavuze inyigisho zinzaduka ubundi nizi inyigisho zinzaduka ntabwo ndagira mu itorero ariko ubundi akenshi umuntu w'Imana wo mu itorero rya Kristo iyo abwirije babyita inzaduka. Ese mwari mubizi ko iyo umuntu asomye Bibiliya agahishurirwa abantu bo mu nzira zino zigira Roma bahita bakubwira ko uzanye inzaduka. Ngo yavuze ngo icara aricara, yavuga ngo haguruka agahaguruka, yavuga ngo jya imbere akajya imbere, yavuga ngo jya inyuma akajya inyuma. Rero muri analize zanjye no muri senteze zanjye mbona iki kintu cyatangiye guturika cya ADEPR international na ADEPR national gishobora guteza ibibazo binini cyane kuko ikanigarukiraho. Ariko reka mbwira abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro ngiye gusoza abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro, ese umushumba wawe ni umwami Yesu cyangwa umushumba wawe ni runaka? Icyo kibazo mukinsubize kansubiremo kugira ngo mubyumve neza. Ese umushumba wawe no mu kanwa kawe iyo bakwatuje ni umwami Yesu cyangwa ni runaka? Kuko ijambo ry'Imana ribivuga neza ravuga ngo nutamamiriza mu maso y'abantu nanjye sinzaguhamiriza imbere ya Data. Ngewe uri kubaganiriza umushumba wanjye ni umwami Yesu, niwe ushumbye pe, niwe dadi wanjye. Ubwo mbidekaraye kuri kamera cyo koza nagira umugisha n'abana banjye batoza kumenya ko umwami Yesu ari we dadi. Ese wowe dadi wawe ninde? Ese wowe uri mu muriro wa Pentecote, uri muri ADEPR ishya, uri hehe? Umushumba wawe ni bwere bw'itorero? Umushumba wawe ni Reverend Pasteur Ndayizeye Isayi? Umushumba wawe ni Apotre Gitwaza? Umushumba wawe ni Apotre Masasu? Ni Pasteur Julienne Kabanda? Umushumba wawe ninde? Ngewe wanjye ndidekaraye kuri kamera, umushumba wanjye ni Kristo, niwe ushumbye, niwe untwaye, niwe umbwira ngo icara nkicara, yambwiye ngo haguruka nkahaguruka, yambwiye ati jya imbere nkajya imbere. Wowe wawe ninde? Reka ngusuze kandi nkwifurize ishya n'ihirwe mu byo urimo, amafu amafaranga n'ibigufubike aho uherereye hose. Imana y'amahoro irinde umubiri wawe, umwuka wawe n'ubugingo bwawe kugira ngo bibe amahoro hatazaho umugayo. Ndagukunda. Ngewe nitwa Prince Robert, muhungu w'Imana n'abanyarwanda. Warakoze gukora subscribe kandi nawe ugiye kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku munsi. Nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ushobora kwibaza ngo turaza kuganira iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku isenyuka cyangwa se kwicikamo ibice by'itorero ryitwa ADEPR.
nanze gushyiraho inyuguti z'inyuma, mvuze ADP, Association des Églises Pentecôte, haba mu Rwanda, haba muri Canada, haba n'ahandi hose. Iyi association ni ihuriro cyangwa se ubumwe cyangwa se guhuza kw'insengero cyangwa se kw'amatorero y'abarokore bo mu Rwanda, bo hanze yarwo n'ahandi hagiye hatandukanye. Mvuze gutya kubera izihe mpamvu? Nabonye iyimikwa ry'abapasiteri muri Montreal, aha ni muri Canada, bituma ntekereza ibintu byinshi cyane. Nayo mpamvu nje ngo tuganire muri iki kiganiro. Narebye ndatekereza, nongera nuza ku idini bita ADPR. Abantu benshi banze kwemera ko irari idini, baryita itorero. Habaho n'abarwanashyaka baryo, iyo uvuze idini bahita barakara, nk'ubu rwose hari abantu mu mitima yabo bahise barakara. Ariko ndagira ngo mbabwire ntimukajye murakara, njyewe uri kubaganiriza ndi umwana waryo, ndi umwana wavutse muri iri dini, kugira ngo ubyumve neza n'imbaraga zabyo. Kwa kundi umwana avuka agahita ayoboka inzira y'abamurera cyangwa se y'abamufite mu biganza. Njyewe navukiye muri Ekodime cyangwa se Sunday School cyangwa se École de Dimanche, donc ya korali bita ko y'abana, korali y'abana imwe igitangira. Umva imbaraga zabyo. Njyewe maze kuba nibura umuyobozi w'indirimbo mu makorali agera mu 9 na worship team enye. Numva ko abo bita badirija naribayemo, ndarizi, ntago mba ndi gusabye idini ryanjye, ahubwo nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuri nitukumenya kuzatubatura. Nitegereje umugabo witwa Usabwimana Samuel. Uyu ni umugabo wayoboye iri dini ku rwego rw'igihugu hano mu Rwanda mu myaka yo hambere cyangwa se mu myaka yashize. Ni umugabo wagize igikundiro kugera ku rwego abayoboke, abafana, abakunzi b'iri dini rya ADPR bamwitaga ngo ni bwere bw'itorero. Ari amaterime abantu bazana kubashumbya abantu. Donc abantu ntibuzi ikintu kirimo. Iyo umuntu uvuze ngo umuntu ni bwere bw'itorero, ni ukuvuga ngo ni nko gufata Kristo ugahita umukura mu mwanya ugahita uterekamo umuntu bwere bw'itorero. Ndaza kugera uyu munsi riyobowe n'uwitwa Ndayizeye Isayi, nawe ndaza kumuganiraho. Ikindi turaza kuganira muri iki kiganiro cyacu ni icyo bita ngo umuriro wa Pentecote, umuriro wa Pentecote. Hanyuma turaza no kuganira turebere hamwe ikitwa itorero rya Kristo, itorero rya Kristo. Noneho ubwo tugiye kwinjira muri iki kiganiro. Ibi rero mbivugiye iki? Nari mpereye ku cyitwa ngo bwere bw'itorero. Iyo bavuze ngo umuntu ni bwere bw'itorero, buri abantu benshi ntabwo mwigeze mumenya ko idini ni inzira, ni inzira, adil ni ijambo ry'icyarabu rivuga inzira. Hanyuma iyi nzira iyo zibaye nyinshi zigera i Roma. Ubwo twinjiye mu kiganiro, inzira zose zigera i Roma. Yaba inzira y'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, yaba inzira y'ADPR, yaba inzira y'aba Restoration, yaba inzira y'aba Women Foundation, yaba inzira ya Zion Temple, yaba inzira ya Protestant, yaba inzira y'aba Yehova, yaba inzira y'abakatolike. Ndagira ngo mbabwire ko izi nzira zose zigenda zikagera hehe? I Roma. Singiye kwinjira mu mateka cyangwa se kwinjira mu rugendo rw'itorero rivuka kugeza uyu munsi, ariko itorero rifite amakuba n'ibyago ryagiye rinyuramo kugera ku rwego ryagiye rihigwa rikanagambanirwa. Numvishe mu ndahiro bwere bw'itorero, kankoresha iryo jambo kuko ari byo mwamwise, ari kurahiza bagiye kuba abashumba. Bibutse ko ari ADPC, ari ADPC. Ubwo na Association des Églises Pentecôte du Canada cyangwa se au Canada, ntago ari abo mu itorero rya Kristo. Iki kintu abantu bacyumve neza, kuko indahiro z'abantu bo mu itorero rya Kristo zirahari, nazo nababwiye ngo turaza kuziganiraho muri iki kiganiro kugira ngo abantu babyumve neza. Ariko barahiza yavuze ijambo rikomeye atuma ntekereza kubera icyo umuntu ashobora kugera ku rwego bamwita bwere bw'itorero, bwere bw'itorero. Iyo ukoze ubushakashatsi, kubamira gukora ubushakashatsi, ukareba abitwa abafonda. Abafonda ni abantu bashamikiyeho ikintu cyitwa inzira runaka. Kadufate nk'urugero rwa hafi,
nk'umubyeyi witwa Elena White. Uyu mubyeyi ashamikiyeho cyangwa se ashingiyeho idini ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi pe ku buryo uzamuye idarapo ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi naryo muzaryitegereze, ririmo 666, muzaryitegereze neza, ukarizamura mu mitwe y'abari muri iri dini bahita batekereza Madame Elena White. Iyo uzamuye idarapo rigiye ritandukanye ry'amadini agiye atandukanye nk'aba Charles Taze Russell, uyu ni w'abahamya ba Yehova, cyangwa se n'aba Branham n'abandi bagiye batandukanye, aba bafonda, aba bantu bagiye bubakirwaho umusingi w'itorero. Usibye itorero rya Kristo rifite umufonda, ariko Yesu atigeze ashima ko aba umuntu udasanzwe. Ariko idini rya Katolika ryo n'abahanga ryarabitekereje ravuga ati katushingire kuri fonda wo Yesu yifonde. Isomye Matayo 16 iki gice cya 16 guhera ku murongo wa 16, urugendo rwa Petero guko Yesu yamwubatse itorero, agera ku rwego aravuga ngo n'aya marembo y'ikuzimu niyo yazikuka nazarishobora. Buri dini rero rigira icyo bita fonda, donc umucurabitekerezo cyangwa se urishamikiyeho. Si icyo njeho ni ukugira ngo mwumve. Iyo reka mfate nk'urugero rwa hafi nka hano mu Rwanda, Restoration Church, fonda cyangwa se umucurabitekerezo waryo ryubakiyeho bamwita Apotre Masasu. Uyu ni umwe mu bagabo donc bubatse itorero rya Restoration Church hano mu Rwanda. Zion Temple ni Apotre Gitwaza, Women Foundation ya Noble Family na Apotre Mignone. Aba bantu baba bari abafondateri cyangwa se abantu bafite amayerekwa y'iyo miryango cyangwa se y'ayo marembo cyangwa se y'izi nzira, akenshi nibo baba bagayidinze, nibo baba batwaye, nibo baba berekeza aho bashaka kwerekeza iyi nzira, ku buryo n'umuntu uyobotse iki kintu agomba kujyana n'icyo umuyobozi cyangwa se umubyeyi cyangwa se papa cyangwa se mama w'iki kintu, kuko umuntu ubyara ikintu aba ari we mubyeyi wacyo. Donc nubwo nuko ngo ni orientation nibo bayiguha. Iki cyo mucyumve neza, iki cyo mucyumve neza, orientation y'inzira runaka itangwa n'uwatekereje kuyihanga. Aho turi kumwe narebye iri yimikwa n'indahiro zirimo. Abashaka gukurikira icyo kiganiro musure channel ya Zaburishya ya Brazil, n'iki kiganiro cyanyuze, donc murebe icyo bita kwimikwa nuko byagenze. Hari ikintu rero cyabaye mu itorero rya ADEPR nakita ko kijya gusa n'icyabaye Abisiraheli bajyanwa i Babuloni banagaruka, ngo hari ikintu cyabaye. Abajene, abana batoya, ngo bageze i Yerusalemu babonye, baravuga ngo mbega kuntu Yerusalemu ari nziza we, ngo bararirimba, bararamya, baradora, bakora ibintu byose, ngo abasaza babibonye baraturika bararira. Ikintu cyatubaturikishaga marira cyangwa se cyatumaga barira ni uburyo bari bazi umudugudu basize, imikorere basize. Uyu munsi rero mu itorero rya ADEPR harimo iyi separation y'ibice bibiri, yaba ADEPR national na ADEPR international. Uti kubera iziye mpamvu hari abantu bagishaka kubakira ibintu byabo kuri babita ba conservateur, donc abantu bashaka kubakira ibintu byabo kuri wa mwimerere washize, aribo bayobowe n'uyu usabwa Imana Samuel. Noneho hakaba n'aba new generation cyangwa se abantu bashya bari mwivugurura bayobowe na Reverend Pasteur Ndayizeye Isayi n'abandi bamwungirije bawambaje, bari kukaminga, bari kujyana n'ibigezweho. Urabona nk'uwambaje kuna bababwiriza na donc bari muri nouveau. Ari naho mu ndahiro numvishije bari kubarahiza, bari kubabwira ngo witeguye, mwumve, witeguye kuzakora umurimo w'Imana unamagana inyigisho z'inzaduka zakwaduka mu itorero. Kakanu mukanote ubonye nyine nagiye kumva ikiganiro ndacyumva neza. Ese iyo bavuze inyigisho z'inzaduka ubundi ni izihe? Inyigisho z'inzaduka ntabwo ndagira mu itorero,
ariko ubundi akenshi umuntu w'Imana wo mu itorero rya Kristo iyo abwirije babyita inzaduka. Ndetse mwari mubizi ko iyo umuntu asomye Bibiliya agahishurirwa, abantu bo mu nzira zino zigira i Roma bahita bakubwira ko uzanye inzaduka. Aho ntabwo ndahagera, ndacyari hano. Iyo bavuze inzaduka rero muri ADPR, inzaduka ni izihe? Ni ibi bibazo bano ba PL, uno munyamakuru wahoze kuri Radio Rwanda ashobora kwicara akaganira na Pastor Ndayizeye Isayi, yamubaza akamubwira ati ariko se mwemera iki kukudefiriza, mwemera iki kwambara amaherena, mwemera iki kwambara amapantaro? Akamusubiza zize nk'umuntu redike, donc akazi kariko igisubizo kikaba kiri positifu. Aba rero nibyo bita inyigisho z'iki z'inzaduka. Kukwimika abagore uri kumva nibyo bita inyigisho z'inzaduka. Abantu bankurikiye kugeza izi saha ndagira ngo mbabwire ko iri torero risa nkaho ri separated. Donc iyi separation y'ibice bibiri y'abantu baba conservative bati itorero ryacu rya kera urabona ko n'ahantu bakoreye aya madekorasiyo agezweho basa nk'abantu babyirinze baracyanyujije ya mikenyero yabo ya kera udusatsi tw'utunatireri, donc baracyabitse wa mwimerere. Ariko reka mbabwire ko yaba aba ba ADPR baba conservateur n'aba ba new generation bashya bashaka impinduka, mwese umuntu utakijijwe ntazabona Imana. Kubera izihe mpamvu ndabibabwira iki? Iri dini nakubwiye ngo narikuriyemo, ndarizi naribayemo kwishura aho nigaga, aho mvuka hano Igicumbi, rwose mugende mu Gahondo kugira ngo mwumve imbaraga zabyo, ahantu urusengero rwa ADPR Gahondo rwubatse. Iyi sambu ni mukecuru wacu wayitanze kugira ngo mwumve imbaraga ndarizi. Ariko yaba baba conservateur bagishikamye ku tuntu twabo bavuga ati twebwe bana hamwe na bwere bw'itoro bwacu tuzaguma guke, tuzagumana umwimerere. Ibi mwita umuriro wa Pentecote siwo muriro wa Pentecote. Ibi mwita umwuka wera siwo mwuka wera. Bibiliya cyo kuziravuga ngo umwuka wera naza azabishurira, azanabigisha ibyo data atagize gute atabigishije. Kuko ubwo ndi kuvuga nk'umuntu wabaye muri new generation no muri old generation, byose ngenda bizi. Old generation ikintu yigisha umuntu inyuma. Nimugira inyuma, ubu dufite aba Pentecote bazi gusambanira kubiri ntumiteho mukiza, nibya bikanzu birebire. Dufite aba Pentecote kukanatireri keza n'akajoziyane batagashyiramo bazi kukarogeraho. Turabafite bakubwira ati baba bagenda bibombaritse n'iki byose baba papa, ariko bazikubitiraho byeri, bazikubitiraho nubwo atari byo nje kubashinza. Ariko ugasanga umuntu bose nta nubitse ijambo ry'Imana mu mutima ngo abashe kugira gute kurimenya. Naba bashyashya ni ukugenda mu kigare kiraho gusa, ni muri cakira bimeze neza, muri dance za onaga n'ibindi. Ariko reka mbabwire ipfundo, ndi kwinjira ku itorero rya Kristo. Yesu amaze kubaza abigishwa abaganirije, yarabatembereje abajyana mu butayu bumwe, hari amarembo y'ahantu baterekeraga ibintu by'ibigirwamana byinshi bigiye bitandukanye. Niho yababwiriye iri jambo rikomeye, ariko bavuga ati ntimureba n'aya marembo yose y'ikuzimu, aba baza gusenga ibi naho bagasenga ibi naho bagasenga ibi ngibi. Reka mbabwize ukuri, naho ngiye kubaka itorero ngiye kuryubaka kuri Petero, ariko iri torero ngiye kumwubakaho n'aho amarembo y'ikuzimu azazikuka ntago azigera rishobora. Kandi koko ba Constante baragerageje, aba bantu ndi kuvuga ba Elena White, ba Branham, ba Chester n'abandi benshi bagiye batandukanye bagenda bagerageza, n'inahi wacu n'abandi kuvuga baragerageje. Ariko itorero rya Kristo ryubatse ku rutare n'aho amarembo yazikuka. Nimushaka muzazikure n'andi, muzikure n'andi, muyakore rushene, mukore rushene. Reka mbabwire kuva nyir'ubwite byivugiye ntago azagira gute, ntazarishobora. Itorero rya Kristo rero ni irihe? Ese abashumba rigira nabaye? Itorero rya Kristo ni umuntu wese wakiye icyo bita indahiro n'umutima we n'akanwa ke byonyine, atari impapuro bamusinyishije, akavuga ngo ngewe naki, akabyiyemereza umutima we, akabyatuza akanwa ke, bikaba ubuzima bwe ko Yesu ari umwami, akaba n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ko ari we untwaye, ko ari we ushumbye, ko ari we ungenera uko bwije n'uko bukeye ubuzima mbamo.
uyu muntu wese ahantu ari ntabwo ari umwadeperi, si umudive, si umukatolike, si umuresuresheni, uyu muntu wese ahantu ari, niba uri muri iri tsinda, reka mubwire ngo uri mu mukumbi mutoya. Uyu muntu rero nta kindi kintu kimutwara, nta n'ikindi kintu kimugenga usibye umwuka w'Imana uri muri we umubwira gukora ibi ngibi. Izi ndahiro zose abantu baba barahiza ngo nzabigerageza ngo Umwami Yesu azabifashemo. Ariko muzi kwihambira, reka babwire, muzi kwihambira. Iyo umuntu yihambirishije ziriya ndahiro irarora. Umuntu wakiye se Umwami n'Umukiza uri mu itorero rya Kristo, Kristo niwe umutwara. Narababwiye ngo iyo avuze ngo icara aricara, yavuga ngo haguruka agahaguruka, yavuga ngo jya imbere akajya imbere, yavuga ngo jya inyuma akajya inyuma. Rero muri analize zanjye no muri senteze zanjye mbona iki kintu cyatangiye guturika cya ADEPR international na ADEPR national gishobora guteza ibibazo binini cyane, kuko reka nigarukiraho. Ariko reka mbwira abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro, ngiye gusoza. Abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro, ese umushumba wawe ni Umwami Yesu cyangwa umushumba wawe ni runaka? Icyo kibazo mukinsubize, kansubiremo kugira ngo mubyumve neza. Ese umushumba wawe no mu kanwa kawe iyo bakwatuje ni Umwami Yesu cyangwa ni runaka? Kuko ijambo ry'Imana ribivuga neza, ravuga ngo nutamamiriza mu maso y'abantu, nanjye sinzaguhamiriza imbere ya Data. Ngewe uri kubaganiriza, umushumba wanjye ni Umwami Yesu. Niwe ushumbye pe, niwe dadi wanjye. Ubwo mbidekaraye kuri kamera, cyo koza nagira umugisha n'abana banjye batoza kumenya ko Umwami Yesu ari we dadi. Ese wowe dadi wawe ninde? Ese wowe uri mu muriro wa Pentekote, uri muri ADEPR nshya, uri hehe? Umushumba wawe ni Bwere bw'itorero? Umushumba wawe ni Reverend Pastor Ndayizeye Isayi? Umushumba wawe ni Apotre Gitwaza? Umushumba wawe ni Apotre Masasu? Ni Pastor Julienne Kabanda? Umushumba wawe ninde? Ngewe wanjye ndidekaraye kuri kamera, umushumba wanjye ni Kristo. Niwe ushumbye, niwe untwaye, niwe umbwira ngo icara nkicara, yambwira ngo haguruka nkahaguruka, yambwira ati jya imbere nkajya imbere. Wowe uwawe ninde? Muhamye. Tujye muri comment, wikwihakana umushumba wawe ninde? Ngewe wanjye ndamuberetse, ndanamubabwiye, ni nawe nizera, muhamya umunsi ku munsi. N'akanwa kanjye karamwatura ko Yesu ari Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwanjye, ari we wanyijije urupfu rw'iteka, yantoranyijemo muri aba badeperi bene wacu benshi, ankuramo, aranyiyegereza. Bivuze ku mugaragaro. Ngewe umushumba wanjye ni Yesu. Uwawe ninde? Uri muri ADEPR iya Bwere bw'itorero cyangwa uri muri ya Reverend Pastor Ndayizeye Isayi? Aha munsubize. Ngewe nta nimwe ndi muri nuza mu itorero rya Kristo. Pe mbabwiza ukuri, bihamije kuri kamye ndi mu itorero rya Kristo. Gusa hari igihe njya nigira, hari ukuntu baceza neza ukabona ni ibintu byiza, kubita agasirimba gym rwose ukumva neza, njyayo mu tuntu tukagenda neza. Ariko umushumba wanjye, bivuze kuri kamera mwese mubyumve, umushumba wanjye ni Yesu Kristo, umwana w'Imana wapfuye akazuka kubera ibyaha byanjye. Uyu niwe mushumba wanjye, niwe dadi wanjye. Yesu niwe wanjye. Ubwo rero nawe niba ufite uwawe, mu minsi mike iri ni nk'itangazo, mu minsi mike iri imbere, buri muntu wese azajya avuga ngo sanga papa wawe. Buri muntu wese genda usange papa wawe. Ubwo twizere ko ku munsi wo guhamagara buri muntu wese azajya asanga papa we. Simubizi ko umuntu asa n'icyo akora agasa n'uwo yizera ku munsi wo guhamagara, ku munsi w'amateka. Kandi n'ejo bundi namwe mubibona ko ari ejo bundi byaje. Mwene mubona ko byaje byadusatiriye. Bazahamagara umuntu wese bavuga ati runaka asanga papa wawe. Papa wanjye ari runaka. Runaka asanga papa wawe. Papa wanjye ubundi papa wanjye. Ubwo rero nanjye Robert nibambwira ati sanga so, wowe so ninde? Hari umuntu udafite mushumba we, udafite se runaka,
akaba afite se Satani. Ese so ni Satani? Nawe nahamagara buri muntu wese azajya asanga se. Ariko ndababwira ukuri yuko nk'uko Yohana yagaraga mu butayu akabivuga, ndababwira ukuri yuko hari abantu muzatungurwa ku munsi w'amateka. Abo mwitaga baso bo mu mwuka, abo mwitaga baso babashoreye bakagenda bakabahereza Satani, nawe akababaza ikibazo ati mwese mwarankoreye yego, abandi mugatungurwa musanze ari Satani mwakoreraga. Hari indirimbo ivuga ngo muve mu mwijima mubi muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara we. Iso ninde? Idini ryawe ndirihe? Uri mu itorero rya Kristo cyangwa uri mu idini? Iki kibazo kibaze nanjye nkubaze. Yego, nge nadekaraye nababwiye dadi wawe, I love you Jesus, nagupenda sana. Imana ibamugisha. Reka ninjire ku musozo w'ikiganiro cyacu. Numvaga nshaka ko tuganira gutya, kandi Yesu akomeza bishimire. Duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom shalom, ciao.